Tekereza igihugu gifite interinete ariko kitagira umutekano. Tekereza abantu bafite smartphone ariko batazi ko bari mu kaga. Uyu munsi ntabwo ari party isanzwe, uyu munsi tugiye gukora final episode ya seri yacu ya mbere. Nimuramuka mukunze ino seri, nzabakorera na seri ya kabiri dukomereza aho twari tugeze. Muraza kutubwira muri comment niba iyi seri mwarayikunze, tubwire n'ibyo twazahinduramo muri seri y'ubutaha ya kabiri. Uyu munsi rero ntabwo turi buvugeho akazi gusa, turi buvuge umutekano wacu twese muri Afurika no mu Rwanda. Nk'uko mubibona na video yahindutse, muragenda mubona thumbnail ya video twabanje. Ubwo video uboneka gukurura cyane, ugende uyirebe. Ese cyber security ni iki kandi kuki ari ingenzi? Cyber security ni ukurinda amakuru, telefone, computer n'imbuga zo kuri internet. Mu buzima busanzwe, amafaranga ari kuri mobile money, amafoto yawe, account zawe, amakuru yawe bwite, ibyo byose biri kuri internet. Iyo nta mutekano uhari, biba bishobora kwibwa cyangwa gukoreshwa nabi. Isomo: nta mutekano wa cyber security bingana nuko nta mutekano w'ubuzima bwawe bwa digital. Ese Afurika iri hehe mu mutekano wa cyber? Afurika irimo gutera imbere mu ikoranabuhanga, ariko hari ibibazo. Ubumenyi bwa cyber security buracyari hasi. Abantu benshi ntibazi phishing cyangwa se scam. Ibigo bimwe na bimwe ntibyita ku mutekano mu buryo buhagije. Ibi bituma rero Afurika iba target yoroshye kuri hackers. Ariko hari n'amahirwe, urubyiruko runini ruri kwiga tech, ibihugu biri gushyiraho amategeko ya cyber, ndetse n'abahanga batangiye kwiyongera muri Afurika. Isomo ririmo mwaho rero, Afurika iracyari mu ntangiriro ariko ifite amahirwe akomeye cyane. Wakwibaza ngo rero u Rwanda ruri he? U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri gutera imbere cyane mu ikoranabuhanga muri Afurika. Hari internet iri kwiyongera, serivisi nyinshi ziri kujya online, gahunda zo kwigisha tekinoloji. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari ibibazo bikiriho. Abantu benshi baracyashukwa kuri phone, mobile money scam zirahari, password zoroshye ziracyakoreshwa. Ubwo rero isomo ririmo aho ngaho twakuramo, iterambere rirahari ariko umutekano ugomba kujyana n'iryo terambere. Nibihe byago rero bikomeye muri Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange? Icyambere rero ni phishing, uburiganya bwo kuri message. Ikindi ni mobile scam, uburiganya nyine bwo kuri mobile money. Ikindi ni fake link, amalinki ya fake atarayanyaya. Ikindi nanone ni social engineering, kwa kundi abatubuzi baguhamagara bakakubwira ngo ukora, ukandiye imibare ukayikanda bakaba baragutuburi. Ikindi ni malware muri phone, ari malware bashobora gushyira muri telefone yawe bakatangira kuyikoresha kandi wowe utabizi. Urugero, umuntu wo mu Rwanda yakiriye message imubwira ngo yatsindiye amafaranga, noneho bamubwira ati kanda link, arangije arayikanda, nyiwe nawe bakajya bamubwira ati kanda bino shyiramo umubare w'ibanga. Mu minota mike cyane amafaranga ye yahise ashira kuri konti yiwe. Isomo ririmo mwaho rero, hackers ntabwo bakoresha imbaraga gusa, ahubwo bakoresha ubwenge bwo gushuka abantu. Bo barakwinjira nyine kugira ngo ubizere cyane, ugashiduka konti yawe isigaye ari vide. None ni iyihe mpamvu abantu benshi bahakingwa? Icyambere ni ukutamenya amakuru, lack of awareness. Nk'abantu badakurikirana ino channel yanjye ngo bakakurikirana ibiganiro byanjye, ntago bamenya nyine aya makuru yuko abahakazi bakoramo. Iyo umenye uko bakora urabisobanukirwa, ukamenya nuko birinda. Ikindi ni ukwizera ibintu vuba. Bagushyiramo icyizere ukizera vuba, nugira amakenga. Ikindi nanone ni ugukoresha password zoroshye. Iyo ukoresheje password yoroshye, biba byoroshye yuko umuntu nyine yayivumbura akaba yakwinjira mu mabanga yawe. Ikindi ni ugukanda link batagenzuye, batabanjije gushishoza barebe niba ari y'uburiganya cyangwa se ari iya nyayo. Isomo ririmo mwaho rero, ikibazo si tekinoloji gusa, ahubwo ikibazo ni imyitwarire yacu tugira mu gihe nyine turi kuri device zacu. Ni ayahe mahirwe rero ari muri cyber security? Cyber security ntabwo ari ukwirinda gusa ngo bibe biraho birarangiye, ahubwo cyber security ni n'akazi keza cyane. Kuko ushobora kuba wakora ethical hacking, network security, digital forensic cyangwa se cyber intelligence. Abantu rero bazi cyber security nkaho hari ikintu nyine ngo cyo kumenya amakuru gusa ukakirinda, ariko ushobora kuba wanayibyaza amafaranga ikakubyarira umusaruro uramutse uyizi. Rero abantu bazi cyber security barakenewe cyane ku isi yose, kuko ushobora kubyigira kuri phone yawe yonyine nta kindi bigusabye, none ukatutangira urugendo rwawe. Nk'urugero nk'ubu nyine ukurikirana zino video zanjye
ukagenda uyiga neza video yose ukayireba, ukaba wasobanukirwa cyber security n'uburyo hackers bakoramo mu buryo bwuzuye. Ni ubuhe buryo rero bwo kwirinda nk'umuntu usanzwe utamenyereye ibintu nyine wenda bya cyber security cyane wajya ukoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Icya mbere, ntugakande link utizeye. Ikindi, koresha password ikomeye, ntugakoreshe password yoroshye cyane nyine umuntu wese yapfa kuhita avumbura. Ikindi, shyiraho two factor authentication, ndetse ntunagasangiza amakuru yawe abantu utazi. Iyo usangije amakuru yawe abantu utazi, ushobora gusanga bari kukwinjira nyine ari babandi bashaka kuguhakinga. Ikindi, jya uvugurura phone yawe, ukore icyo bita update. Ujya ukora update za telefoni birazifasha yuko zirinda umutekano mushyashya, nyine telefoni yawe ikaba itakwinjirirwa byoroshye. Isomo ririmo mwaho rero, umutekano utangirira kuri wowe, ntago ari ukuvuga ngo akenshi abantu biba nibo baba babigizemo uruhare, nyine baba bagizemo uburangare nabo, ntago umuntu azanga ahita kwiba gusa nawe utabigizemo uruhare. Ejo hazaza rero ha cyber security muri Afurika ni hehe? Ubundi mu myaka iri imbere ibihugu byinshi bizashora muri cyber security, ndetse n'abahanga bo muri Afurika baziyongera. Tekinoloji nayo izarushaho gukomera. Afurika rero ishobora kuba imwe mu zifite impano nyinshi muri cyber security ku isi. Cyane cyane niba nawe unkurikirana, bivuze ngo cyber security ushobora kuba uyikunda, wayiga ugatangira kujya ugenda uyikoraho gake gake, wazamenyekana bakajya bagutumira mu bigo runaka bikomeye, ukaba nawe baguhemba ugakorera amafaranga. Isi rero irahinduka, irimo iragenda ihinduka, turi kujya mu gihe cy'ikoranabuhanga cyane cyimbitse. Rero internet nayo igenda iba igice cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Murabizi ku ma Facebook, za WhatsApp, imbuga zigenda zikoreshwa cyane, ziri kuza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri umuntu ashobora kuba atapfa no kuba adafite telefoni ngo yumva atuje ameze neza. Nyine telefoni yabaye nk'igice kikugize mbese. Abantu benshi ngira ngo barabizi. Rero niba ukurikiranye ino seri, wowe uzaba uri umuntu nyine uzi cyber security. Ariko ikibazo nge nakubaza ni iki: wowe uzaba uri umuntu ukoresha internet gusa, cyangwa se uzaba uri umuntu yisobanukiwe kandi uzi kuntu yakwirinda? Cyber security rero ntago ari y'abahanga gusa. Cyber security nkuko mwabibonye nyine ni umuntu wese kandi arayikeneye. Hari abantu bumva ngo cyber security hackers akumva ni ibintu nyine bigoranye cyane ngo by'abahanga gusa babyigiye bafite impamyabushobozi runaka, ariko n'umuntu utarigeze ukandagira mu ishuri nawe arayikeneye. Ni ya buri muntu wese ufite telefone cyangwa se mashini cyangwa se nyine igikoresho cyari cyo cyose kirimo ikoranabuhanga akoresha. Rero niba wararebye ino seri yose ukaba uyirangije ugejeje kuva kuri part 1 kugeza kuri ya part 20, ubu ndizera neza ko umaze gutangira urugendo rwo kurinda no kumenya isi yawe ya hackers. Isi ya hackers, ndakeka twagiye tuvuga stories za hackers, tuvuga amoko y'aba hackers, tuvuga ibintu byinshi nkuko mwagiye mubona zino thumbnail nagiye nshyiraho, ni video twagiye dukora muri part zabanje kugira ngo mwazibonye. Rero komeza ukurikirane Sibo James Tech and AI. Ikindi kandi ntiwibagirwe subscribe, like, share na comment. Iyi video rwose mu sharing igera ahantu henshi kugira ngo abantu benshi bamenye buno bumenye, barabukeneye. Ntago abantu benshi mu Rwanda barasobanukirwa nyine ethical hacking, kandi ushobora kuyohereza umuntu kazamufasha, akazagushimira nyuma bikamufasha nawe. Murakoze rero, tuzahurire mu zindi video. Nakagaruka mujye muri comment mumbwire wenda ikindi kintu mwumva mwifuza ko twavugaho, aba ari cyo nzabazanira ubutaha, cyangwa se niba seri mwarayikunze nayo nongeye nyikomeze, na ya indi ya AI nayo mumbwire nayo niba ariyo mwakunze cyane kurenza iyi, nayo nongere nyikomeze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.